Ndabasuje mwese abakunzi b'ibiganiro byacu. Ese ni ukuri koko ko kurya amagi buri munsi byongera cholesterol cyangwa se byangiza umutima? Amagi ni amafunguro meza ya mu gitondo. Ubushakashatsi bugaragaza ko hari ibintu benshi bibeshya ku magi, ari byo tugiye gusobanura uyu munsi kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'impamvu ukwiye kurya amagi buri munsi. Muri iki kiganiro turagusobanurira impinduka ziba ku buzima bwawe iyo wariye amagi. Turagusobanurira kandi icyo amagi afasha ku bwonko, ku maso, ndetse no ku mutima. Bana natwe rero kugira ngo wumve, usobanukirwe, umenye impamvu ukwiye kurya amagi buri munsi. Ikaze. Amagi ni kimwe mu biryo byuzuye intungamubiri nyinshi. Igi rimwe ryonyine rifite karori zigera kuri 70. Ririmo poroteyine nziza, rifite vitamine B12, zifite vitamine D, harimo ibyo twita selenium, iodine, choline n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Abahanga mu by'imirire bavuga ko iyo uriye igi rimwe uba uriye intungamubiri nyinshi mu biryo bikeya. None wumva iyo wariye igi buri munsi niki cyaba ku mubiri wawe? Ni izihe mpinduka zabaho? Ese ubwonko bwakunguka gute? Amaso yakunguka gute? Nibyo tugiye kuganira muri kano kanya kugira ngo nawe wumve neza, hanyuma utangire kwitabira kurya igi rya buri munsi. Bana natwe rero, niba utarakora subscribe uyikore, ukore share ku nshuti zawe, utwandikire no muri comment niba koko amagi ujya uyarya, nimba ubona hari impinduka ziba ku buzima bwawe. Ikintu cya mbere igi rifasha umubiri wawe kubona poroteyine nziza. Izi poroteyine zigizwe n'ibyo twita amino acid, zifasha kubaka no gusana imikaya. Ikindi kandi zifasha uruhu gusa neza, zifasha umusatsi gukura vuba, ndetse n'ibindi bice by'umubiri byunguka intungamubiri. Amagi ashobora gutuma wumva uhaze, bigatuma udafata andi mafunguro mu yandi masaha ya vuba vuba, bikagabanya umubyibuho ukabije. Abantu rero bakunda gukora siporo, abantu bakuze, abantu bakeneye kugabanya ibiro, ni byiza kurya amagi buri munsi. Ikintu cya kabiri amagi akora ku mubiri wawe, afasha ubwonko gukora neza. Ni ukuvuga ngo amagi afite imbaraga zo gufasha ubwonko gukora neza. Mu magi harimo intungamubiri yitwa choline, harimo ikinyabutabire cyitwa choline. Iyi choline ni ingenzi cyane ku bwonko bwawe, ni ingenzi cyane kuko ifasha ubwonko gukora neza. Mu busanzwe umubiri uyikoresha mu gukora icyo twita acetylcholine, ni ikinyabutabire gifasha ubwonko kohereza ubutumwa mu turemangingo twabwo. Ikindi kandi iyi acetylcholine ifasha ubwonko, igufasha kwibuka, igufasha cyane cyane abantu biga. Ikindi kandi ifasha muri concentration. Abantu bafite choline ihagije bagira imikorere myiza y'ubwonko. Niyo mpamvu abagore batwite bakenera choline, kuko ifasha ubwonko bw'umwana gukura neza. Abagore batwite ni byiza kwitabira cyane amafunguro arimo choline, kuko afasha ubwonko gukura neza. None wumvaga cyangwa se wari uzi ko amaso yawe nayo akeneye amagi kugira ngo ubone neza? Dore uko bigenda. Mu muhondo w'igi harimo ibyo twita antioxidant. Ni ibinyabutabire bibiri byitwa antioxidant. Kimwe cyitwa lutein, ikindi kikitwa zeaxanthin. Ibi binyabutabire bibiri cyangwa se izi antioxidant ebyiri zishinzwe gufasha amaso, zirinda retine, zifasha no kugabanya ingaruka z'imirasire y'izuba. Nimba izuba rishobora kwangiza amaso yacu, biriya binyabutabire bibiri biragufasha kurinda amaso yawe ko yangizwa n'ingaruka z'izuba cyangwa se n'imirasire y'izuba. Ikindi kandi ibi binyabutabire bifasha mu kurwanya indwara z'amaso. Ni byiza yo kurya amagi. Iyo uri kurya amagi uba uri kwikingira, uba uri gufasha mu kwirinda indwara z'amaso. Ikindi nakubwira ku magi, amagi ashobora gutuma wumva uhaze igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo iyo wafashe ku mafunguro yawe ya mu gitondo, biba bishobora gutuma wumva uhaze igihe kirekire. Ku muntu rero ukeneye kugabanya ibiro, ku muntu ukeneye
kugabanya ibinure, ni byiza gufata amagi ku mafunguro yawe, cyane cyane hagati mu mafunguro. Nimba wafashe ifunguro rya mu gitondo, mo hagati ugafata n'amagi kugira ngo ugabanye ibyo binure. Birumvikana iyo umuntu ahaze, iyo wariye, iyo wumva mu nda nta kibazo hafite, ntabwo wakomeza kurya, ntabwo wakomeza gufata andi mafunguro. Bituma rero bya binure bigabanuka ku mubiri, bituma utabyongera cyane, bigatuma umubiri wawe urushaho kumera neza. Abantu mwese mufite ibibazo byo kubyibuha, umubyibuho ukabije, abantu mwese mufite ibibazo by'ibinure ku nda, mugerageze mufate amagi mu mafunguro yanyu mo hagati, birabafasha kugira umubiri mwiza, birabafasha kugabanya ibiro. Hari akajambo twahoze tuvuga kitwa cholesterol. Cholesterol rero ni ibinure, byaba byiza cyangwa bibi, byose ni cholesterol. Mu busanzwe umwijima w'umuntu ukora cholesterol buri munsi. Kuko ngo mu byo turya, mu byo wafashe, mu byo wanyweye, umwijima ukuramo cholesterol buri munsi. Iyo cholesterol yiyongereye, umubiri ushobora kugabanya iyo wakoraga. Nukuvuga ngo n'uyo wongera cholesterol mu byo uri kurya, ibyo uri kurya niba birimo ibinure byinshi, umubiri wo uragabanya cholesterol wakoraga. Wabyumviye rero ko amagi ni ibyo kurya byiza, amagi ni ifunguro ryiza, rifasha ku maso, rifasha ku mutima, rifasha ku bwonko, rifasha mu kugabanya ibiro. Nimba rero wumvaga ukeneye kugabanya ibiro, nimba ukeneye kwita ku bwonko bwawe, nimba ukeneye kurinda ubuzima bwawe, inshuti yanjye, tangira urya amagi buri munsi. Abantu benshi rero bajyaga bibaza ko bitewe n'uko amagi afite proteine nyinshi, bitewe n'uko mu magi harimo karori nyinshi, amagi ashobora kongera ibinure, ahubwo abantu bakagira umubyibuho ukabije. Ariko ntabwo ariko kuri, ahubwo kurya amagi biragufasha kugabanya bya biro, biragufasha kugabanya ya cholesterol, biratuma wumva uhaze. Kwa kumva uhaze rero ntabwo uri bugumye kurya cyane, ibyo biragabanya ibinure mu mubiri. Ibyo biragabanya ibyo ushyira mu nda. Ibyo biragabanya ibyo kurya byinshi uri burye, bigatuma ibinure byiyongera, bigatuma bya binure bibi byiyongera. Niyo mpamvu rero nagushishikariza mafunguro yawe gufata amagi buri munsi, kugira ngo wunguke ibi bintu byose, kugira ngo wunguke ziriya antioxidants zifasha amaso, zirinda indwara z'amaso, kugira ngo wunguke iriya korire ifasha ubwonko, maze umubiri wawe urusheho kumererwa neza. Bana natwe rero buri munsi mu biganiro byacu bivuga ku buzima, mu biganiro byacu bisobanurira abantu uko bakwitwara mu bijyanye n'imirire, mu bijyanye n'imibereho, bicanga kuri channel yacu Miss Theone mu kiganiro Rengera Ubuzima. Reka turengere ubuzima ibe intego yacu, reka turengere ubuzima bibe igikorwa cyo kwitaho buri munsi, kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza. Mukomeze mugubwe neza rero, mubane natwe buri munsi, twige, dusobanukirwe, tumenye, bizarushaho gutuma ubuzima bwacu bugenda neza.